Nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, aho muri hose twongeye kubasuhuza. Njye nitwa Musabyimana Joseline. Caritas ya Diocese ya Byumba igera ku ngeri zose z'abagenerwabikorwa mu rwego rwo guhananira iterambere ryabo. Nkuko mwabyumvishe mu kiganiro cya Caritas ya Diocese ya Byumba mwumvishe mu cyumweru gishize, twabagejejeho uko Caritas ya Byumba ifasha abana gukura bafite indangagaciro za Gikristu binyuze muri gahunda ya Mureka Abana Bansange. Si icyo cyiciro igeraho gusa kubifasha n'urubyiruko kwiteza imbere no kuba ba rwiyemezamirimo. Mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba tugiye kubagezaho ko Caritas ya Diocese ya Byumba ifasha urubyiruko mu buryo bwo kwiteza imbere. Ese urubyiruko rufashwa na Caritas ya Diocese ya Byumba ni bantu ki? Bafashwa gute? Ni akahe kamaro bibafitiye? Dutega amatwi Padiri Augustin Nzabonimana, umuyobozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba, maze tugezeho muri make uko bafasha urubyiruko mu bikorwa bitandukanye mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere. Ibikorwa dufite mu rubyiruko ni gahunda ndende guteza imbere urubyiruko. Ibikorwa bya Caritas muri departement yayo y'iterambere, duharanira iterambere rirambye, rero dushyira imbaraga mu rubyiruko. Rero ibyo turi gukora muri iyi minsi, tumaze imyaka irenga 3 turi muri gahunda zo guteza imbere urubyiruko. Twatangiye duhugura urubyiruko kugira ngo ruhuhuke nyine rukore, rwitabire umurimo. Muri gahunda twafashwagamo na Seresi Huguka Dukore umurimo unoze, y'akazi kanoze. Twahuguye urubyiruko rwinshi muri iyo gahunda. Hanyuma nyuma yaho Seresi dufasha nanone muri porogaramu yo gukora umurimo gera ku ntego. Dufasha urubyiruko noneho kugera ku ntego. Ibyo bari barahuguriwemo, bamwe bahise bajya mu kazi, ibyo bize babishyira mu bikorwa, bahanga imirimo, barakora. Uburyo urubyiruko rwinshi rwahanze imirimo, bamwe turanabafasha, tubaha igishoro, tubaha aho bagomba guhera, kugira ngo byagiye bigaragara n'ibikorwa bagiye bitabira, imurikabikorwa, ndetse n'iwabo aho bagiye basura gusanga iwabo mu mirenge abenshi baratangiye za entreprise. Hari n'abagiye batsindira ibihembo ku rwego rw'akarere, urwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu. Bigaragara ko rero iyo mishinga yagiye igirira akamaro urubyiruko. Nyuma yaho rero ubu ngubu twatangiye indi gahunda kuri iyo nkunga ya Seresi binyuze muri Caritas Rwanda, twayita urubyiruko ku rubyiruko. Ni gahunda y'urubyiruko rugenda rufashanya hagati yarwo, ariko mu bigendanye nanone no guhanga imirimo no gukurikirana business zabo. Wa wundi wahanze umurimo ni gute noneho business ayikurikirana umunsi ku wundi, ni gute agenda yiteza imbere, ashyiramo udushya, ayimenyekanisha, ndetse nawe akabasha kwigira no ku bandi uburyo abandi bari gukora, ku buryo ubona ibyo bikorwa biri kugenda biteza imbere urubyiruko. Mwigeze kugaruka ku bijyanye n'amahugurwa, iyo mubahuguye n'ibiki mubakuramo? Kubahugura cyane, tubahugura muri ubwo buryo buganisha kuri business, guteza imbere umwuga wabo, mbere na mbere umwuga, nanone guteza imbere business yabo batangiye no kuyikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo business ijye mbere. Uri kumva, mbere twatangiye tubahugura tubigisha uburyo bwo guhanga umurimo, uburyo bahanga umurimo bakanawukurikirana. Dukurikizaho gahunda noneho yo kugera ku ntego. Niba barahuguwe, ese noneho ibyo bahuguwemo bagomba kubishyira mu bikorwa gute? Abenshi bari batangiye, twabonye ko hari business zari zatangiye. Noneho hakurikiraho gahunda iyo twakwita sustainability. Ni gute noneho za business zabo zigomba kuba business zihamye, zitanga umusaruro kandi zitanga n'icyizere cy'ejo hazaza. Ni gute bashobora kuzikurikirana mu buryo butanga icyizere. Ubu nibyo barimo cyane, kandi tubona hari abatanga icyizere. Urubyiruko mu fatanye na rwo ruturuka mu kahe gace? Hari abaturuka rero mu turere, akarere cyane cyane ka Gicumbi, akarere ka Burera, ariko by'umwihariko n'urubyiruko rwo mu tundi turere dukoramo ko ari 5, ari two Gicumbi, Rulindo, Burera, Nyagatare na Gatsibo. Urwo rubyiruko dufite uko tugenda dukorana muri gahunda zitandukanye no ku bufatanye bwa komisiyo ya Diocese ishinzwe urubyiruko, ndetse n'amaparuwasi muri rusange. Mbere noneho yuko mutangira hari uko byari bimeze, uyu munsi bigaragaza ko hagaragara izi mpinduka cyangwa improvement z'urwo rubyiruko rwafashijwe na Caritas n'abandi bafatanyabikorwa. Urubyiruko byaho rwavuye naho rugeze, ubona ko urubyiruko rutanga icyizere. Iyo ubonye rero ufashije abajene mu guhanga imirimo, uyu munsi sinavuga ngo imirimo bahanze ingana gute, muraza kugira uburyo muganira nabo, barabibwirira by'umwihariko nabo bazabaha ubuhamya. Ariko iyo ubonye imirimo yahanzwe ni imirimo myinshi,
hari abo tujya gusura, hari n'abanyamahanga baza bakajya gusura aba bajene bahanze imirimo mu buhinzi, mu bubaji, mu bworozi, mu bucuruzi no guhanga udushya, mu bukorikori. Barahari benshi. Bane murikabikorwa ryabaye mu karere ka Gicumbi ejo bundi, umujene wahembwe wahawe igikombe cy'umuntu ufite ibintu yagezeho, yari umujene wafashijwe na Caritas. Ibyo bigaragara rero ko hari aho bavuye ndetse n'aho bageze. Umujene ubu ngubu arahaguruka akajya mu nama mpuzamahanga, ibyumvikana akicara n'abandi, akicara n'abayobozi, akicara n'abantu baturutse hirya no hino kubera business yahanze. Ibyo rero bitanga icyizere, hari aho bavuye, hari n'aho bageze. Hari n'abandi rwose ujya kubona ukumva ari gutanga ubuhamya ati nafashijwe na Caritas. Ejo bundi ntabwo urugero ari twagiye gusura ukora ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi, tugera tutanabizi aratubwira ati ahangaha ngeze nagirijwe na Caritas. Cyumvikane ko rero ubwo bufasha dutanga bugira impact ku igaragara, hari impinduka zigaragara. Uko igihugu gitera imbere, nk'abafatanyabikorwa b'igihugu nka Caritas, urwego rwa Kiliziya rufasha mu bikorwa by'iterambere, ibikorwa bishyigikira urukundo, dufite uruhare rugaragara mu iterambere ry'igihugu. Hari gahunda twumvishe mufite yo gufasha urubyiruko rwabyariye iwabo, ese padiri mwabitubwiraho byo byifashe bite? Iyi ni gahunda tumaranye igihe dusanzwe dukora binyuze muri pastorale yacu y'urubyiruko, pastorale y'umuryango, dufasha abakobwa baba baragize ibibazo bakabyara imburagihe batarashinga ingo. Ibyo bikabateza ibibazo, benshi bakikiriza amashuri, benshi bikabatera ibikomere, ari nabo bigeraho ngo bikabashora mu zindi ngeso zitari nziza. Dufite gahunda rero yo kubaherekeza hirya no hino, ariko ubu ngubu igikorwa dufite kinagaragara, hari abo dufashwe na Trokeya mu kubigisha imyuga no kubaherekeza ndetse no kubaha icyizere cy'ejo hazaza no kubereka andi mahirwe ari imbere kugira ngo nabo bazabashe kwiteza imbere. Ibyo nabyo turabikora, ariko by'umwihariko ni ibikorwa bihoraho. Ni ibikorwa bihoraho muri serivisi zacu zitandukanye, muri departement zitandukanye. Ufite ikibazo turamufasha, ariko noneho tukagira n'uburyo tubigisha imyuga, hakabaho n'ubukangurambaga buhoraho. Twagira ngo mutubwire mu by'ukuri ni igitekerezo cyaje gute kugira ngo mufate ruriya rubyiruko mubahurize hamwe? Ese mufite intego yo kubafasha iki kugira ngo bave he bagere he? Nakubwiye ko ari igitekerezo gihari muri pastorale ya Diocese Gatolika ya Byumba kwita kuri ruriya rubyiruko. Uko ubushobozi bugenda buboneka tugenda tubafasha, ariko nakubwiye ko hari support ihoraho yo kubitaho. Umunsi rero bagiye gutanga ibikoresho, Caritas turi gutanga ibikoresho byo gutangira ni nka centre de formation yabo muri paroisse ya Rukomo, aho tugiye gutangira kubigisha abo muri iyo paroisse, nabo tugashyirayo centre de formation, amamashini yo kudoda. Ibi twabikoze mu paroisse atandukanye, Nyina w'Imana, Rwamiko, Kinihira n'ahandi hatandukanye byagiye bihakorerwa. Ubu rero na Rukomo nibo bari batahiwe, kandi hazigira abantu kuri phase ya mbere abo tumaze kubona barenga 100. Nabwo ubushobozi dufite bwo kuba twabakurikirana, ariko ni benshi, hazajya hazamo n'abandi. Uko bamwe barangije haza abandi, gutyo ni igikorwa kizakomeza. Abo muvuze bo muri paroisse ya Rukomo mukaba mufite gahunda yo kubageza kuki? Mbere na mbere ni gahunda ihoraho, uko nabivuze, baziga nk'abandi, bahabwa amahugurwa, ariko tunabahugure mu bigendanye n'ubuzima bw'imitekerereze, uburyo bagomba habahuye n'ibikomere, tubavura ibikomere, hanyuma tubafashe nyine kwiga umwuga w'ubudozi. Niturangiza tubereke uko bagomba kujya gukoresha uwo mwuga kugira ngo bashe kwiteza imbere no gufasha abana babo, kubera ko abenshi bamaze kubyara bateranwa nabo babyaranye nabo, ugasanga aribo babaye ababyeyi imburagihe. Tunabafasha muri urwo rwego, no mu gihe bari kwiga hari ubufasha tuzajya tubaha butoya bwo kugira ngo babashe gukomeza kwita kuri abo bana mu gihe bari kwiga. Bamwe mu rubyiruko rufashwa na Caritas ya Diocese ya Byumba rwishimira intambwe ikomeye rwateye bitewe n'ibyo bakora. Muri bo harimo abakora ubuhinzi n'ubworozi bwa kinyamwuga, ubukorikori, serivisi z'ikoranabuhanga ndetse n'ubucuruzi. Dutega amatwi bamwe muri bo maze batugezeho ibyishimo bafite kubera intambwe bateye bitewe na Caritas ya Diocese. Nitwa Benejambo Berite, abandi rwiyemezamirimo mukorera mu murenge wa Byumba, nkora serivisi z'ikoranabuhanga. Mbere urugendo rwanjye ntarajya muri Caritas nari umujene usanzwe, ntabwo nabonagaho nkora amafaranga buri munsi,
ngo nkore ku ifaranga nyine nk'ubu ngubu. Narize neza na kaminuza ariko sinageze amahirwe yo kutambona akazi ako kanya. Ibintu tujyamo rero badushishikariza kwikorera, nibwo nagize igitekerezo nkora business. Ariko hagati aho ngaho nyine Caritas Diocese ya Byumba yanteye n'inkunga yimfasha mu buryo bw'ikoranabuhanga. Amafaranga bampaye rero niyo yambereye imbarutso ya kapitani mbona gutangira business yanjye. Icyambere cyifashije abaturage ahantu nkorera, abaturage bajya gusaba serivisi bakajya kure, bakabasaba ko baza kuyaka mu mujyi, ariko abatuye mu gace nkoreramo ni nk'abana bavunnye amaguru. Nicyo mfasha abaturage. Icyo mfasha urubyiruko rero bagenzi banjye ni uko mbafasha kwihugura mu ikoranabuhanga, aho umujene unganye ashaka serivisi y'ikoranabuhanga mbimwigisha ntategereje ikiguzi, ariko nkibanda cyane kuri babandi bari muri projet yacu ya for youth. Ubu ngubu imbogamizi zisa nk'izigenda zigabanyuka. Mbere umuntu nkitangira ntabwo nari nkerebutse neza mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho nabaga nahura n'abatubuzi bakantuburira. Ibyo mfitemo na mobile money na serivisi z'irembo, ariko bira bintu bya mobile money kubijyamo nyine nta nosiyo bifiteho. Ubu bifiteho nosiyo ariko ntago ubuzi ukuntu hakitwara mu kibazo icyo ari cyo cyose, kuko ubona umukiriya ukabona n'umukiriya ariko ntago ubuzi ikintu kimuzanye. Rero nagiye mpura n'izo mbogamizi nkitangira, ariko ibintu nabashije kubishyira ku murongo. Nitwa Niyodusaba Dominique, ndi umuhinzi mworozi ukorera mu murenge wa Ruvune, akarere ka Gicumbi tubamo. Mbere ya Caritas twari dufite cyane cyo nashingiraho ni mu mutwe, twari dufite ubumenyi muke ku bijyanye n'ibikorwa dukora. Caritas rero imaze kuza nibwo twabashije kubona amahugurwa cyane muri uno mushinga wa for youth. Baduhuguye ku bumenyi bwinshi cyane ndetse no ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Tubasha kubona amahugurwa agiye atandukanye ku byo dukora, buri wese ku giti cye yagiye akuramo ubumenyi bujyanye n'icyo akora. Byatumye rero umuntu improvinga icyo yakoraga, cyane nkanjye ku giti cyanjye. Mbere ntabwo nari nzi uburyo nabasha gukoresha ubuhinzi bwanjye nkabwo improvinga, wenda ko njye navuga ko nahereye ku buhinzi nyuma ashyiramo n'ubworozi. Ntabwo nari nzi uko nabasha ku improvinga ubuhinzi bukavamo ubworozi, ya fumbire najya gukura ahandi nkajya nyivana noneho no mu bworozi bwanjye, byose nkabikora rimwe. Ubworozi hazamo amatungo maremare harimo inka, hanyuma ubuhinzi bwo ni bino bihingwa bikunze gutanga umusaruro cyane kuri kote y'amafaranga, ibirayi n'ibishyimbo. Nabashije kubona amahugurwa cyane kuko ahantu ntuye hari urubyiruko narwo rudafite ubumenyi buhagije. Amahugurwa nahawe nawe yabagiriye akamaro, kuko kenshi nagiye mbona ko hari abahari bakeneye ubwo bumenyi nakuye muri Caritas, ndagenda ndabubaha. Ubona ko hari ikiri kugenda gihinduka nyuma y'aho mbahereye ubwo bumenyi. Turateganya ku improvinga ibyo dukora, cyane ko twafunguriwe ubwonko tukabona andi mahirwe adukikije aho turi. Hari imishinga myinshi yahise iza mu mitwe yacu nyuma y'uko duhawe ubumenyi, cyane bijyanye n'amahirwe y'aho dutuye. Ibyo ngibyo urebye hari n'abajene benshi aho dutuye bamaze kugira ubumenyi, bigaragara ko nacyo ari ikintu cyiza gishobora kuzatuma imbere hacu haguka. Nitwa Paremo Shimirwa, ndi rwiyemezamirimo mu murenge wa Rubaya ukora ububaji, mfite imyaka 29. Igitekerezo cyo kuba rwiyemezamirimo cyatangiye mu mwaka wa 2020. Imbere yaho nari umuntu nyine wambukiranya umupaka nk'umuntu utuye ku mupaka dutwara amagendo. Caritas iza kuduha amahugurwa muri projet yitwaga Agera ku Ntego Rubyiruko. Baduha amahugurwa yo kuba rwiyemezamirimo, ari naho nakuye igitekerezo cyo kubona ko mu murenge ntuyemo hari ikibazo cyo kugira ngo abantu babone ibikoresho by'ububaji babikoraga mu gihugu cya Uganda. Nta igitekerezo cyavuye cyo kuba natangira kwiga ububaji, mbwigishijwe n'abandi bari basanzwe babukora bitari bya kinyamwuga. Umushinga wa Youth for Youth umaze kuza, twakomeje guhabwa amahugurwa nyine twongerera ubumenyi no gusobanukirwa rwiyemezamirimo akorate. Amahugurwa amaze kuducengera noneho tujya kubyiga by'umwuga, tubyiga mu ishuri. Navuga ko aribwo natangiye kuba rwiyemezamirimo, kuko icyo gihe nashatse ibikoresho byanjye ntangira nanjye kwikorera, ndetse umushinga wanjye wa mwiza. Caritas irazirahusura ibona ko ari igitekerezo cyiza ginafitiye abantu benshi akamaro, garagaza ko hari abantu benshi nakwigisha. Baduha inkunga, inkunga ya miliyoni 2. Mbasha kugura ibikoresho bihagije bituma nkora ububaji by'umwuga, kandi baturiye yanjye imeze neza. Murakoze. Nitwa Jean de Ndatimana, mu murenge wa Cyumba, akagari ka Nyaruka, umudugudu wa Murore, ndi rwiyemezamirimo w'urubyiruko. Murakoze cyane. Ngira ngo Caritas yamfashije ibintu byinshi mu rugendo rwo kwiteza imbere. Icyambere
Caritas yampaye amahugurwa yo kurindi rwiyemezamirimo. Ese ni ibiki rwiyemezamirimo mwiza akwiye kuba yujuje? Ese ni iki nshoboye? Caritas yamfashe kwisobanukirwa, kumenya aho mfite intege nyinshi n'aho mfite intege nkeya, ku buryo ibyo byose mbihuza bikamfasha kuva ku rwego rumwe nkagera ku rundi. Ikindi kintu Caritas yamuguye kugira indangagaciro yo gukunda amafaranga, kumenya ese ni ibiki bitanga, ni hehe amafaranga ava, ese ni gute iyo amafaranga uyabonye uyakoresha iki, ese ni gute wakwizigama, na gahunda yo kumenya ngo ese intego yanjye ni iyihe, n'iki ndi bukore kugira ngo nyigereho, mve ku rwego rumwe ngere ku rundi, ariko byose bigamije kugira ngo inzozi n'ibitekerezo by'amafaranga ari mu mutwe, cyane ko Caritas yangiye kutwibutsa ko amafaranga tuyafite mu mutwe. Amafaranga tuyafite mu mutwe, dutangira urugendo rwo kuvana ya mafaranga mu mutwe, aribyo bya bitekerezo, tukabitangiza ibikorwa bitandukanye, hanyuma tukabasha kuba twakiteza imbere. Habo n'ibyo rero byo gukomeza kwisobanukirwa, ngira ngo hamwe na Caritas nabaye muri projet yitwa Huguka dukora akazi kanoze, ahubwo amahugurwa yo kuba rwiyemezamirimo, ni ubwo urugendo rwatangiriye. Hanyuma haza no kubaho uburyo bw'abantu bahuguwe kuvana ibitekerezo mu ntuzo bakabikora mu buryo bw'inyandiko, hanyuma Ceres na Caritas bakabishigikira. Muri rwiyemezamirimo babanje bahembye umushinga wabo, bama 200,000 byo gutangiza. Nangira muri depo, nyuma yaho ngomeza nkura, hamwe n'ibyo byo gukomeza kwitinyuka, naje no bijyanye n'izo mugoro nagiye mbagwa na Caritas, naje no kwitabira Youth Connect Award 2023, mbasha no gutsinda mu cyiciro nahatanyemo cy'abantu bafite ubumuga, wa mbere mu karere, ntsindira igihembo cya miliyoni. Hamwe n'ibirumva rero n'urugendo rurerure, byose mbikesha Caritas, ariko bihereye kuri iyo projet nabanje gukoramo ya Huguka dukora akazi kanoze. Nyuma yaho tujya muri ibi bya Youth for Youth, nabyo mbikoramo. Ariko icy'ingenzi gikomeye kindi ni ku kijyanye na leadership. Nanone nyesha Caritas ibintu bijyanye no kuyobora, ese n'ibiki biranga umuyobozi mwiza. Naje kuba youth team leader wa matsinda yahuzaga urwo rubyiruko. Valentine Nyiramuhire ni umukozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba, ushinzwe gukurikirana ibikorwa by'umushinga Youth for Youth ugamije guteza imbere urubyiruko. Aratugezaho by'umwihariko uko bakorana narwo, inama babaha bitewe n'ibikorwa bya buri muntu, ndetse n'udushya bakoresha kugira ngo ibikorwa byabo bibateze imbere birusheho kugenda neza. Nitwa Valentine Nyiramuhire, ndi umukozi wa Caritas Byumba, ndi umuhuzabikorwa w'umushinga wa Youth for Youth. Murakoze cyane. Ubwo twaganiraga n'ubuyobozi bwa Caritas, bwagiye bugaragaza uburyo Caritas ya Diocese ya Byumba ifasha urubyiruko mu nkingi zitandukanye, mu buryo butandukanye. Hanyuma twebwe twari tuje by'umwihariko nk'umukozi wa Caritas wita kuri urwo rubyiruko, by'umwihariko wirwana narwo, ufata igihe kinini kugira ngo urugire inama cyangwa se urufashe mu byo Caritas rufasha by'umwihariko. None twagira ngo mugenda mutanga ingero, mutubwire ni iki muba mushyiriye urwo rubyiruko nyirizina kugira ngo intego yanyu mufitiye urubyiruko igerweho. Murakoze cyane. Muri make hari uburyo bunyuranye dufashamo urubyiruko dukorana nabo, bari mu byiciro bibiri. Ubundi hari abajene bikorera, bakaba hafi mu 7,000 babarizwa mu karere ka Gicumbi. Caritas ikurikirana, ifasha mu rugendo rwabo rw'iterambere. Abo bajene bose bafite business bakora, bamwe bari mu buhinzi n'ubworozi, abandi bari muri serivisi z'ikoranabuhanga, abandi bari mu bucuruzi, abandi bari mu bukorikori. Hari ikindi cyiciro rero cya kabiri Caritas Byumba ifasha urubyiruko, ikorana n'abakobwa babyariye iwabo. Abakobwa babyariye iwabo muri zone y'Umutara, nibo turi gukorana nabo. Wenda reka mere kuri abo bakobwa babyariye iwabo, nabo n'abana bato, kuko bari hagati y'imyaka 16 n'imyaka 28. Abeshi urumva bari cyane mu rubyiruko. Rero abo bajene dufitemo abafatanyabikorwa bagera kuri 47, ariko muri bo dufitemo 20 bari directe. Abo 20 twatangije igikorwa cyo kubaha amasomo, kubongerera ubumenyi ku bigendanye n'ubudozi. Bo batangiye ishuri ry'ubudozi, Caritas Byumba yabahaye ibikoresho, baha abarimu, batangiye kwiga kudoda kugira ngo Caritas ibafashe mu nzira yabo y'iterambere, ibafashe kubona source y'amafaranga, ku buryo ayo mafaranga azabafasha mu kurera abana babo, kuko
ubona ko mu ntangiriro zabo nyuma yo kubyara bagize ibibazo binyuranye, kwiheba, kubura amafaranga, kubura uburyo bwo kwita ku bana. Rero Caritas yaje nyirizina itagatinga aba bakobwa babyariye iwabo kugira ngo afashe kubona amafaranga, ariko nanone itagitinga ubuzima bw'abariya abana babyaye kugira ngo bakurwe no mu mirire mibi. Rero abandi 27 basigaye ni icyiciro twavuga ko ari abafatanyabikorwa indirect, ariko nabo Caritas itekerezaho ivuga ko nyuma y'uko abo 20 barangije ishuri hari ibyo bazaba bamaze kugeraho, ko hari ubumenyi bazaba bamaze gufata, ko nibarangiza kwiga ibikoresho bigiyeho ndetse n'aho bigiye, twabateguje ko bazashinga koperative. Ya koperative ikaba koperative ikomeye mu murenge wabo. Iyo koperative bakayikoreramo n'ibikoresho ari ibyabo byitwa ibyabo, bakabikurikirana, noneho n'abandi nabo bakazaza bafashwa mu cyiciro cyabo. Ubwo nari mvuze ku cyiciro cy'abakobwa babyariye iwabo. Nsubiye gato rero ku bandi bajene nakubwiye nabo bakaba mu 7,000, n'urubyiruko rwikorera. Urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 30. Tukagira n'abandi babahagarariye nabo bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 35. Abo nabo ni urubyiruko ariko rudufasha noneho gukurikirana rwa rundi rugera mu 7,000. Abo bajene rero bose barikorera, nta n'umwe udafite business akora. Abo bajene bavuye muri 2018 Caritas Byumba, Caritas Rwanda ndetse no kufatanya na Seresi habayeho nanone igikorwa cyo guhugura abajene. Niba nibuka neza muri Gicumbi hahuguwe abasaga 3,000, hahuguwe abajene. Abo bajene nabwo bari bafite icyo bakora, bahawe ubumenyi ku bigendanye no kwihangira imirimo ndi rwiyemezamirimo, bahabwa ubumenyi ku bigendanye n'ubuzima busanzwe, ko wabana n'abantu, ko wakorana n'abandi gutyo, ndetse n'uko ushobora kwikorera ariko ukanakorera abandi. Ubwo bumenyi rero bwaratanzwe 2018. Nyuma yo guhabwa ubwo bumenyi haje umushinga Caritas Byumba yateyemo inkunga abajene. Umushinga witwaga Gera ku Ntego. Gera ku Ntego yafashije abajene kugera ku ntego zabo. Babandi bahuguwe bari barateguye imishinga, bamwe baratangiye kwikora, abandi batarabona igishoro. Caritas rero bamwe na bamwe yagiye ibafasha mu kubongerera igishoro, ibabumbira mu matsinda, baba amatsinda akomeye. N'uyu munsi ayo matsinda arakora, arabitsa, akagurizanya ku buryo bigenda bifasha abajene. Nyuma yaho rero yuko Gera ku Ntego ibayeho, haje noneho umushinga w'urubyiruko witwa Urubyiruko ku Rubyiruko. Waje gukora iki? Umushinga waje noneho gufasha aba bajene bari kwikorera, kubaherekeza muri urwo rugendo rwabo rw'iterambere. Urugendo rwabo rw'iterambere ikabaherekeza, Caritas kabagira inama mu buryo bunyuranye muri business zitandukanye. Nari nakubwiye ko harimo ibyiciro bitandukanye, ubuhinzi n'ubworozi, wenda reka ari cyo cyiciro meraho. Mu buhinzi n'ubworozi Caritas ifasha iki ba rwiyemezamirimo abandi kukubwira, tubagira inama, tubasanze aho bakorera izo business zabo. Niba uri umworozi turagusanga ku kiraro cyawe, niba uri umuhinzi turagusanga ku kiraro cyawe. Wenda by'amahire nanjye ubahagarariye ndi rwiyemezamirimo, nabyita nk'amahirwe kuko ari ibintu bimfasha mu gutuma nyine abo bajene mbasanga ndyohewe kurushaho, ndetse aho sanze ikintu kitagenda nkakibona vuba, ku buryo kubagira inama no kubaherekeza ari ibintu bindyoheye, binanyoroheye, urabyumva. Rero mu buhinzi n'ubworozi tumusanga mu murima, tukamusanga ku kiraro, nkareba ati hano wenda ikiraro ufite cyubatse mu buryo bunyuranije n'uko ikiraro cyakagombye kuba cyubatse. Amatungo woroye mu buryo bwa gakondo kandi viziyo turimo rukorora kijyambere. Uyu munsi ufite amatungo make kandi ufite amahirwe yo kubona ayandi. Ufite wenda amatungo uri korora, ugomba kujya uyorora gutya na gutya, uzajya uyaha imiti yarinda, uzajya uyoza, uzajya uyagaburira mu buryo n'ubu. Izo nama zose tukazimuha. Mu buhinzi naho nuko bigenda. Turareba mu buhinzi bwawe ukoresha iki, ese ufite iki, ufite ubutaka bungana iki, harabura iki, wifuza iki. Za ntego zawe ufite akaba arizo tugenderaho tuguha inama.
noneho tukareba n'ubuhinzi uri gukora, niba ari ubuhinzi gakondo uri kubukora uti, niba ari ubuhinzi bwa kijyambere uri kubukora uti, tukagufasha muri ubwo buryo. Nyuma rero y'ibizo nama tuguha, iyo ufite umusaruro cyane, wenda ndavuga nka abahinzi ubu nibo benshi maje guhura nabo, imisaruro yabo iboneka vuba, borozi ntabwo imisaruro yabo iraboneka ku buryo ikeneye amasoko. Hari abahinzi benshi b'abajene bagiye basarura imisaruro yabo, tukabafasha muri marketing, kuyigeza ku isoko. Umujene tukamurangira isoko, biri mu nshingano zacu nka Caritas, by'umwihariko biri mu nshingano zanjye nk'umuntu uhagarariye uyu mushinga w'abajene. Rero tubahuza n'amasoko, za product zabo basaruye zikagurwa. Rwose abenshi batuye kure hari n'abajya bazitegera bakazinyoherereza, nkababwira uko ibiciro bihagaze ku isoko, bakagereranya n'iwabo bakazohereza, nkazigurisha inaha ibyumba. Wumve ko rero ari uburyo bwiza abajene bari kwishimira cyane, turi kubafashamo muri iyo vare y'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Ikindi cyiciro tugira cy'abajene n'abajene bakora muri serivisi z'ikoranabuhanga. Muri serivisi z'ikoranabuhanga dusangamo abakora serivisi z'irembo, bakora serivisi za mobile money, ibintu nk'ibyo. Ndetse hakazamo n'abakora ubucuruzi bw'imyenda, ubucuruzi bw'inkweto, ubucuruzi bw'imbuto n'iki. Abo nabo tubagira inama, ariko bo cyane cyane inama tubaha n'izo ahantu bakorera, kureba ahantu bakorera, ibyo bakora birakenewe aho hantu, ese n'iki kindi bakongeraho. Kuko mu bumenyi tubaha haba harimo kureba amahirwe agukikije, naye mahirwe agukikije. Nk'abajene rero mu myaka yabo bafite amahirwe, iyo abonye hari andi mahirwe amukikije, ayo nayo tumushishikariza kuyakozaho imitwe y'intoki. Nk'uko bisanzwe abantu tugira imiryango myinshi isohokeramo amafaranga, natwe rero twigisha abajene byibuze kugira imiryango myinshi yinjiza amafaranga. Uko ufite imiryango isohora amafaranga, wakabaye ufite imiryango yinjiza amafaranga, iruta ahubwo imiryango igira ite iyasohora. Rero icyo tubashishikariza nabo ni ukureba aya mahirwe ari hafi aho ngaho, bashobora kuvanga n'izo serivisi bigakora. Hari nk'abo tubasangaga bafite mobile money, ariko tukareba hasize na serivisi za banki, bishobora gukunda. Ako nako tukahava twemeranijwe ko azongeramo n'iyo serivisi. Ko niba banki ya BK iri kure n'urugero mbahaye, kandi kabigira aba agent, karitsiye arimo kabazi neza ko harimo abantu barenze 10 bakoresha BK, kandi iyo BK kabidahari, aramutse ayibagereje nayo nandi mahirwe. Tukareba wa muntu ukora serivisi z'irembo, ukora serivisi z'irembo, umuntu araza akadekarara, akaguha 500 akagenda. Ariko uyu munsi irembo ryoroheje ibintu, umuntu asigaye yidekararira. N'iki kindi ushobora gukora gishobora kunganira iyo serivisi yawe utangiye gucika intege. Nibyo nabo atugenda tubafasha. Abo mu bukorikore rero nabo tubaha inama. Mu nama tubaha inama zo gushaka abakiriya, uburyo bwo kwegera abakiriya, uburyo bwo gushaka abakiriya, uburyo bwo gutinyuka, uburyo bwo kujya ku ikoranabuhanga ukareba materiyeri zigezweho abantu bakunze. Urugero nk'ababaje, mubaje tukamubwira ati ugomba kujya kuri murandasi ukamenya intebe igezweho ikorwa ite, ukamenya igitanda kigezweho gikorwa giti, ku buryo n'ugikora ukagishyira hano, abantu bo muri aka gace bose bizarangira bagize abakiriya bawe. Izo byari ku cyiciro cy'inama muri rusange. Nshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, mu gusoza iki kiganiro mureke tubagezeho ubutumwa bwa Padiri Augustin Nzabonimana, umuyobozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba, ageza ku rubyiruko muri rusange ndetse n'ababyeyi nk'abantu bafite mu nshingano. Urubyiruko n'imbaraga z'igihugu, n'imbaraga za Kiliziya, ejo hazaza Kiliziya harabareba cyane. Niyo mpamvu tubasaba gukura amaboko mu mifuka bagakora, mbere na mbere bakiga bashyizeho umwete bari mu mashuri. Hari abo turihira benshi muri za segonderi na kaminuza bige neza, hanyuma abandi nabo twagiye tugeraho duha amahugurwa duhuriza hamwe, abo nabo turabasaba kugira ngo ubumenyi bahabwa babukoreshe neza, kuko amahirwe aza rimwe gusa. Ikindi tubasaba no kugira discipline, bakitwara neza, bakirinda ibibashuka, ibashora mu ngeso mbi, kuko iyo ubonye umwana w'umukobwa wabyaye imburagihe, akenshi ubuzima bwe hari impinduka nyinshi zizamo kandi zitari nziza.
hakabamo no kudindira mu gutera imbere, no kudindira mu mitekerereze no mu mikorere. Ibyo rero iyo yagize disipurine akitwara neza bitanga icyizere, kandi nawe ukabaho yishimiye kuba umujene, ndetse yageze n'igihe cyo kuba umubyeyi akishimira kuba umubyeyi. Ariko iyo yangije akiri mutoya natwe biratuvuna, ndetse nawe ubwe ugasanga biri kumuvuna. Bagire disipurine, abajene bitware neza. Ikindi, bagira ubuzima bufite intego. Abajene ubuzima bufite intego, mufite amahirwe, mufite kiliziya ibakunda, abajene bafite igihugu kibakunda. Ayo mahirwe ahari, namwe mugire intego, muyakoreshe neza kugira ngo mubashe kwiyubaka, mwubake imiryango myiza, mwubake igihugu cyiza, twubake na kiliziya yacu. Urukundo aba ari rwo ruganza ibindi byose, n'ibyo dukoze tubikore mu rukundo. Nibwo butumwa rero naho abajene muri iki gihe. Wenda ikindi nakongeraho kuri ubwo butumwa, abajene mwishimira abo muri bo, mwishimire ko muri abajene, ariko by'umwihariko mwishimire ko muri abakristo. Indangagaciro za gikristo mwumve ko arizo mugomba kubakiraho ubuzima bwanyu, nizo fondasiyo y'ubuzima. Izo ndangagaciro zibatoza gukora neza, kandi mukora neza muzakura neza, nimukora neza muzabaho neza, kiliziya ibeho neza, ndetse n'igihugu muri rusange. Murakoze. Ababyeyi nibo tugarukaho cyane, kuko byose bikirira mu muryango, bipfira mu muryango. Ababyeyi hari igihe bitana abamwana n'abajene, ariko ngo igiti kigurirwaho kikiri gito. Ni ukuvuga ko wa mujene uko ababyeyi twamureze niko akura. Twumve ko umubyeyi igihe cyose agomba kuba ari umubyeyi. Ikindi, ababyeyi icyo tubasaba ni ukumva umuhamagaro wabo nk'ababyeyi. Bahamagariwe kuba ababyeyi, kandi inshingano z'ababyeyi ni inshingano zihoraho, kuko umuhamagaro ntawe gihe uvuga ngo urarangiye, urangira nyirawe nyine yapfuye nawe. Kugira umuhamagaro w'umubyeyi rero nibyo bigomba kudutera ishema, tukumva ndetse n'imibabaro irimo, ariko harimo ibyishimo byinshi. Ibyishimo biruta iyo mibabaro. Ko umubyeyi rero ukumva warakoze neza inshingano zawe, ibyo ndakeka ari nabyo byagutera ibyishimo. Ibindi byazo utagizemo uruhare, ibyo ni ukubitura Imana, kandi Imana ikabikoroherezamo. Rero ababyeyi bumve umuhamagaro wabo nk'ababyeyi wo kurera, bumve n'inshingano zo kuba umubyeyi. Umuhamagaro ugendana n'inshingano, izo nshingano baziteho kuruta byose, ubundi bite ku burere bw'abana, bw'urubyiruko rwabo. Ikindi, umubyeyi w'umukristo batoze kuba bakiri bato indangagaciro za gikristo abana. Ubwo burere, umuco wa gikristo, abana bawukurane. Nibwo tuzagira umuryango mwiza, tuzagira kiliziya nziza, tuzagira ndetse n'igihugu cyiza, mu gihe twubakiye ubukristo bwacu ku ndangagaciro za gikristo, kandi ababyeyi babigizemo uruhare, ababyeyi b'abakristo. Inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, tubashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro, aho twabagezagaho uko Caritas ya Diocese ya Byumba ifasha urubyiruko mu kwiteza imbere. Tubararakiye kuzakurikirana ikiganiro cyo kuwa gatatu utaha, aho tuzaba tubagezaho uruhare rwa Caritas ya Diocese ya Byumba mu kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana bato, by'umwihariko hakoreshejwe uburyo bw'iziko ry'iminsi 12. Mwakoze cyane kudukurikira. Iki kiganiro mwakigezwagaho nanjye Musabyimana Joseline. Mugira amahoro, mugira amahoro, mugira amahoro.